Murakaza neza kuri YouTube channel Officier Dinero nk'ibisanzwe, aho dusanzwe tuganira amakuru agiye atandukanye y'ibyamamare mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi twabazaniye umuntu wanditse amateka mu Rwanda, umusobanuzi wa filime cyangwa umwite umuntu wafashije abahanzi benshi kuzamuka, harimo nk'umuntu wamamaye ku izina rya Chris Easy. Uyu munsi tugiye kuganira ku musobanuzi wa filime witwa Junior Giti. Uyu muntu ucyumva izina Junior Giti wakumva filime yagiye akora zitandukanye zanditse amateka. Ese mushobora kwibaza amazina ye nyakuri ya Junior Giti? Amazina ye nyakuri ya Junior Giti ni Bugingo Bonny. Ni umwe mu bantu bazwi cyane mu myidagaduro y'u Rwanda, cyane mu gusobanura filime no mu kuyobora ibikorwa by'abahanzi. Azwi ku izina rya Junior Giti Premier. Ni umwe mu bashinze kompanyi Giti Business Group ikora mu bijyanye no gusobanura filime no mu gusohora indirimbo zigiye zitandukanye mu kuzamura abahanzi. Ushobora kwibaza ngo amateka y'ubuzima n'umuryango wiwe bimeze ute? Izina rye ry'ukuri yiswe n'ababyeyi ni Bugingo Bonny. Izina ry'ubuhanzi cyangwa izina ry'agatwiko ushaka umwite Junior Giti cyangwa Junior the Premier cyangwa umwite kirabiranye. Aho akomoka ni Kigali. Ni umwe mu bana bane bavukana, bose bakora umwuga wo gusobanura filime. Mukuru we Mike niwe wabanje kwinjira muri uyu mwuga, akurikirwa na Yanga, nyuma haza Junior ubwe, hanyuma haza na murumuna we Sankara. Amashuri yize kuva akiri muto. Ushobora kwibaza ngo uyu musore cyangwa uyu mupapa yize ayahe mashuri? Akenshi dore ko dukunze kumwita nyakubahwa kuko uyu musore arabyibushye. Yize muri University of Rwanda College of Business and Economic, ACBE ariko tubyita. Yize muri ishuri ryahoze yitwa School of Finance and Banking, SFB. Umwuga wo gusobanura filime watangiye mu buhe buryo? Intangiriro y'umwuga yatangiye gusobanura filime nyuma y'abavandimwe be, ariko yihuta mu kumenyekana kubera ubuhanga bwe n'umwihariko mu gusobanura filime. Imiterere y'akazi y'uyu muhungu uzwi ku izina rya Bugingo Bonny cyangwa Junior Giti. Azwi gukoresha imvugo zishimishije, urwenya n'amagambo yihariye mu gusobanura filime. Bikaba byaramuhesheje izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, yanditse amateka mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Igikorwa yashinze kampani ya Africa Movie Market yacuruzaga kandi igasakaza filime zagasobanuye mu Rwanda. Umuziki n'umuyobozi w'abahanzi bagiye batandukanye mu Rwanda. Uyu mugabo twamwita nk'umugabo w'indashyikirwa wagiye uzamura abahanzi batandukanye, harimo n'uwo tuzi nka Chris Easy. Giti Business Group mu mwaka wa 2021 yafunguye Giti Business Group, ikigo kibanda kuyobora abahanzi no guteza imbere impano nshya. Abahanzi ayobora yasinye amasezerano n'abahanzi nka Chris Easy na Ayobit, bakaba barashyize hanze indirimbo yabo ya mbere bise Josephina. Ibihembo uyu mugabo yagiye afata bitandukanye mu Rwanda bitewe n'ibikorwa yagiye akora by'indashyikirwa. Twamwita nk'inararibonye mu Rwanda, dore ko umuryango wose wabo wiyahuye mu bintu byo gusobanura agasobanuye mu Rwanda. Bafashe amaraso y'abanyarwandakazi benshi ndetse n'abahungu batandukanye, dore ko ubu ngubu usanga agasobanuye kinjiza amafaranga asaga miliyari z'amanyarwanda utabara. Rwanda Best Movie, reka igikombe cya mbere yafashe ariko tucita award winner, yahawe igihembo Rwanda Best Movie Interpret award winner, yahawe igihembo nk'umusobanuzi w'indashyikirwa mu Rwanda. Ushobora kwibaza ngo ubuzima bwe bwite bwihariye buri unique cyangwa ubundi buzima bwe rusange bw'ubuzima busanzwe butagaragara mu mafilime cyangwa mu bintu byose akora byerekeranye n'imbuga nkoranyambaga. Murumuna we Yanga, umwe mu basobanuzi ba filime bazwi cyane mu Rwanda. Ubukwe bwe bwabaye mu mwaka wa 2017 yasabye akanakwa Muhoza Ange mu birori byabereye mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali. Dore ko uyu mugabo yakoze ubukwe bw'agatangaza mwe mudakeka,
uyu mugabo yakoze ubukwe butwara amafaranga menshi agiye atandukanye utabara ingano. Mushobora kwibaza ngo ni izihe mbuga nkoranyambaga twamusangaho bwite zihariye ku giti cye. Ushobora kumusanga ku rubuga rwa Instagram yitwa Junior Giti, ukongera ukamusanga ku rubuga rwa YouTube aho yitwa Junior Giti Entertainment, ukongera ukamusanga kuri Trade aho yitwa Junior Giti. Dore imbuga agiye akoresha zitandukanye, ibikorwa byihariye agiye akora ku giti cye. Wareba nk'ikiganiro yakoranye na Chris Easy. Reba iki kiganiro cyihariye Junior Giti yagiranye n'itangazamakuru aho yaganiriye ku muziki we n'ubuzima bwe bwite. Junior Giti na Chris Easy baradusekeje dufata imbavu. Ibi ni ibiganiro bigiye bitandukanye tujye tubanyuriyemo yagiye akora. Gusa uyu mugabo twamwita nk'umugabo w'agaciro mu Rwanda kuko yanditse amateka, yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, dore ko yazamuye abahanzi batandukanye mu Rwanda, kandi abahanzi yazamuye bose bageze ku cyo bifuzaga. N'ubu ni ibyamamare mu Rwanda, dore ko uyu mugabo n'ubu ngubu agisobanura agasobanuye ka filime. Akunze kugaragara muri filime avuga yuko nta kandi kazi yakora adakoze agasobanuye ngo akaretse ko yaba ari ikigoryi. Dore yuko agasobanuye kari mu bintu byatumye aba uwo ari ubu ngubu. Akaba afite amazu menshi agiye atandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Akaba afite umugore mwiza cyane mu Rwanda, dore ko umugore adakunze kugaragazwa ku mbuga nkoranyambaga kubera kurinda umuryango we. Uyu mugabo twamwita nk'umuntu w'agaciro mu Rwanda. Abasore, abagabo n'abantu benshi batandukanye bamureberaho ibikorwa yakoze nabisanzwe. Murakoze, yari Officier Dinero nk'ibisanzwe. Mwe icyo musabwa ni ukora subscribe and comment share kugira ngo ibyo dukora byibashe kubageraho buri munsi. Niba hari ikintu ukeneye twagukoreraho cyangwa umuhanzi nk'ikintu cyangwa ikindi kintu gitandukanye wakandika muri comment.